birasanzwe kubera icyo umusitari aremba ntibabihereze agaciro. Jack ararwaye kandi ameze nabi. Jackie Sharon ubwashyize dore imbogo yararwaye aranatabaza yemwe aranataka aranasezera arinda apfa abantu batarabyemera bakibyita puranke. Amaherezo ni ayahe? Muraho neza cyane aho muherereye hose, ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel ya Nelia TV1. Amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana ubomeho. Nimba ufite ubuzima buzima utarwaye, ibibazo byo ntibibura, ariko kandi umubiri wawe akaba ari muzima, ntabwo urwaye nta nubwo urwaje, hereza Imana icyubahiro kuko burya ibintu byose turabyumva tugahangayika, ariko iyo bije mu burwayi aba ari ikintu kibi cyane, aba ari ikintu gikomeye kuko ntacyo wakora ntacyo wavuga udafite ubuzima buzima. So nimba ufite ubuzima buzima, hereza Imana icyubahiro. Tugarutse kuri Jackie rero, Jackie Sharon muramuzi cyane, muramumenyereye mu mihanda y'i Kigali. Ni umu social media influencer cyangwa se n'undi muntu wamamaye nanone kuri social media. Muramuzi cyane, ntabwo nshaka kugaruka ku mwuga akora cyangwa se ku kazi ke bwite, reka mvuge ngo ni umuhanzi. Ni umuhanzi wagaragaye aririmba ari kumwe na buri kantu na buri nguni mu ndirimbo yabo bise Barihe. Ni indirimbo yakunzwe cyane n'abatari bake yikamamara. Ibyo na byose byo nshaka kugaruka, ndashaka kugaruka ku burwayi bwa Jackie. Ngira ngo video mutangiriyeho akavideo mubonye ni Jackie ari mu bitaro arembye ameze nabi. Uyu Jackie yarimo avuga ko bamusengera cyangwa se ko bamuroze, avuga ku kijyanye n'uburwayi bwe. Jackie amaze igihe kinini arwaye, amaze iminsi myinshi arwaye cyane ko ho bigeze ubu ngubu nta nubwo aheruka kuvugwa. Jackie ntabwo aheruka kuvugwa, ntabwo aheruka kugaragara, ntabwo aheruka mu mihanda, mbese haciye igihe Jackie atagaragara. Jackie ararwaye kandi ameze nabi. Jackie uyu nguyu mubona ararwaye kandi ameze nabi, ararembye, aho avuga yuko baba baramuroze. Aho ari gutabaza ati nyabona mu nsengere, birashoboka yuko bandoze. Avuga yuko babuze indwara, avuga ko bamusuzumye uburwayi bukabura, avuga ko muganga nta kintu na kimwe yigeze agaragaza nk'ikibazo uyu Jackie yaba afite. Ariho yo mpamvu uburwayi bwa Jackie bukomeje kuba amayobera. Ibi biramenyerewe rero mu basitari, umurwayi akarwara cyangwa se umusitari akarwara, bakabirebera bakabibona koko karwaye, akavuga bikimwa amatwi, ariko finally bikarangira nabi. Uyu Jackie reka tuvuge yuko Imana imuri hafi, ndabizi ni umuntu wari umaze igihe kinini akijijwe. Murabyibuka ko yari aherutse kubatizwa kwa Nyirindekwe Ernest, niwe wamubatije. Burya mwa bantu mwe, umuntu ari mu nzira y'agakiza cyangwa se umuntu y'Imana imushakira namusanga ikamukoresha imirimo itunganye. Uyu Jackie rero muramuzi neza ko ni umuntu wari warahindutse cyane, ariko ibyo si byo nshaka kugarukaho. Amambere muramwibuka dore imbogo yagize gutya aratabaza, avuga ko arwaye kandi avuga ko arembye, bavuga ko ari puranke. Dore imbogo nyamara ibyo ntibanga kubyumva, baravuga ngo arimo arasabiriza. Ibyo nabyo banze kubyumva, ariko igihe cyarageze dore imbogo yongera kugaragara kuri kamera ameze nk'usezera, avuga ati nyabona nintagaruka i Kigali muzansezerere ku bantu bose, munasabira imbabazi kubona ahemukiye. Ibyo yabivugaga ubwo yari arwariye iwabo i Nyamasheke. Jackie bati ni puranke. We n'uwo bari kumwe n'uwo munyamakuru ndibuka n'uwo ku Rugendo TV, bivugwa ko barimo bashaka ngo kurya amafaranga y'abadiyasipora. Ndavuga dore imbogo banga kubyumva, banga no kubyemera. Bavuga ko arimo abeshya, ngo arimo arashaka kurya amafaranga, ngo we n'umunyamakuru ngo ni puranke abarimo. Ibiganiro byinshi byarakozwe, abantu benshi baravuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko finally dore imbogo yagaragaye avuga ati nyabona muzansabire imbabazi uwo nahemukiye wese. Ati dore njye ndimo ndagenda, nta cyizere cy'ubuzima mfite. Ibyo burya nabyo ntabwo abantu babyemeye. Hadaciye iminsi mike cyane, dore imbogo yahise yitaba Imana. Dore imbogo yahise ava mu mubiri, abantu babyita imikino. Benshi byabakoze bavuga ko bari abashinyaguzi, byinshi cyane. Uyu rero byose binashaka kugaruka, nashaka kuvuga ko aba basitari bakunze guhura n'ibibazo bwite
sosiyete ntibyakire nyamara umuntu akaba yanabacika. Ndababwiza ukuri, Jack ararwaye kandi ararembye. Jack ameze nabi. Jack twatangiye tubona arwaye tugira ngo ni ugufata imiti, tugira ngo ni iki n'iki, ariko Jack ararembye. Kariya kavidewo bamufashe ntiyabashaga no kuvuga. Jack ararembye kandi ameze nabi. Abasenga ni mu musengererega. Jack nta kintu atwaye sosiyete, ahereza abantu vibe, ahereza abantu ibyishimo, kandi mu by'ukuri n'umukobwa ugira ukuri kwinshi cyane. Ntekereza ko abantu benshi baba bamaze kumukunda, cyane ko uyu Jack yari amaze guhinduka ku bintu bigiye bitandukanye. Nyuma yo kubatizwa k'uyu Jack yagaragaje impinduka zidasanzwe. Ntabwo yongeye kugaragara avuga bya bishegu, ntabwo yongeye kugaragara muri ya shusho tumuzimo y'amabici. Ngira ngo muramubona ko yambaye neza cyane, yikwije nk'umuntu w'umumama cyangwa se nk'umuntu w'umunyarwandakazi, bitandukanye na mbere ubwo uyu Jack yabaga yambaye bikini, yabaga yambaye ishati gusa nta kariso, yabaga yambaye imyenda idafashije. Ariko uyu Jack yarahindutse. Ndababwiza ukuri, ararwaye pe. Buriya sosiyete nyarwanda ikwiye kwakira impinduka z'abasitari, kubera icyo abasitari babakunda bameze neza, abakunda babahereza show, ariko kandi bagera mu kaga ntibumve neza ko nabo ari abantu. Umusitari agataka ntibyumvikane, umusitari agataka ntibyumvikane. Nyamara ku bantu mureberero inyungu z'abasitari runaka, Jack mumugereho kuko ararembye kandi ameze nabi. Sosiyete ikwiye kubakira, ikwiye kwakira ko umusitari nawe ari umuntu uhura n'ibibazo runaka, uhura n'ibibazo ibyo ari byo byose. Yego abasitari ikintu tubaziho, ibibazo byabo barabihishira, ari nayo mpamvu iyo banarwaye cyangwa se bahuye n'ibyago nk'ibyo abantu batabyakira cyangwa se abantu batabyumva neza cyangwa ngo babyumve kimwe, ariko kandi baba bameze nabi. Bamusohora mu nzu sava, yajya kwikopesha imyambaro, yajya kurara muri hoteli nziza cyane kugira ngo yemeze, bitewe n'uko ubuzima bwabo bundi busa n'ubugoye barabuhishira. Buri umusitari biragoye kumubona ataha ahantu habi, arakwihisha, aremera akajya gukodesha inzu nziza cyane kugira ngo akwereke ko ari iwe, akayikodesha amasaha iminota muraba muri kumwe kugira ngo akwemeze. Ariko kandi iyo bigeze ku cy'uburwayi bashyira agapira hasi. Jack ararwaye pe. Mu musengere, ku bantu mwamukunze mu musengere, mumushyire mu isengesho, mumwereke Imana. naho bitari ibyo babuze indwara, bivugwa ko bamuroze. Jackie turamurindiriye ngo aza duhe story y'uburwayi bwe, ariko mu gihe atari yaza njyewe ndabibabwiye, Jackie ararwaye kandi ameze nabi. Reka nizere ko muramusengera. Rero reka nsoze mbashimira, mwakoze kubana natwe no kuri Nelia TV1. Ndakwinginze jya ukurikirana ibiganiro byacu cyane ko biguhereza update. Se amakuru ya Jackie wari uyazi? Wari ubizi neza ko Jackie arembye? Mu musengere. Ndagushimiye rero weho twabanye muri kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Wakoze kubana natwe, uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twe, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ngaho ndakwinginze kora subscribe utarayikora. Nimba utarakora subscribe hakande, kandi nabwo nimba warahakoze uri umuntu w'ingenzi. Niyo nkunga waduteye inkunga kandi icyo twakwifuzagaho. Ngaho nimba wakunze iyi video kora like, kandi ujye no kureba n'izindi video zabanje zigiye zivuga ku basitari bagiye batandukanye. Ikindi kandi sharinga ku bantu bawe mu gihe ntacyo bitwaye. So navuga ngo ndabakunda cyane rero. Imana y'amahoro nibane namwe, umugisha w'Imana ubomeho iteka. Nababwira ngo tubane no mu bindi biganiro by'abasitari bagiye batandukanye, tubane mu bindi biganiro biri hano mu mihanda, mu makuru ari hano i Kigali, mu gihugu muri rusange, tubane. Ngo kora subscribe, usige comment, then ukoreshe. Imana y'amahoro ibarinde.